amazina yanjye ni Zero Trap ariko Street God ni AKA yanjye akenshi abenshi ni naryo bakunda kuyita nyine ko urumva riba riri muri vasi kuma social media menshi riba ririho hanyuma ni AKA ariko Street God urumva harimo Street na God God turabizi ni umuntu buri best mu kintu runaka greatest of all time kumva none Street ni ku muhanda hanyuma mu kinyarwanda bivuga wenda ngo ihene y'agasozi ariko no kuvuga ni umujyi w'imihanda ni umujyi uhigira ku mihanda ariko none urumva ni umugoti ku mihanda urumva mu baddest mu bandi bose baraho kuri street ni ubarusha nyine gushona ku muhanda urumva ni umuntu nk'umuhungu w'imihanda. I like that. Yes indeed. Indirimbo yabitubwiriye hano hose. By the way we can subscribe kuri YouTube channel yiwe Zero Trap. Indirimbo shishira hanze feedback man video nako cyane cyane nindi wakoze iriya video man amwita director Figma ariko mumazije mukorana kuva tugitangira kabisa video zose babona niwe wazikozeho ni Figma navuga ko urumva tugenda twerevetinga ko mwatangiye naho mugeze babigomba ko arimo different ariko navuga ko kuri ikintu cyatunguye abantu twasoyaga snap gatoya turi flexing kuraye jana bose atabati no video nibundi zasoka ryari nyine agakabene sinubwa gatumye abantu bose bayitegera none nasohotse ari andi ma script menshi batazi none ni buri ikintu cyambere kigora guha video umuntu wumvisha audio aba yaramaze kwisetingamo urobizi nko wumvisha audio uvuga ati video bimeze gutya kugera usore video imukome igomba kubiri hejuru nayo ubwaye bigomba kubimutunga nkuko diwa muto